Ikaze cyane kuri The Final Topic nk'ibisanzwe ko mukomeza kubana natwe jya hasi kandi subscribe. Uyu munsi rero tugiye kubana dusobanura izina Patrick cyangwa se Patrick. Niba witwa Patrick cyangwa se Patrick ndagushuje cyane aho uri hose, komeze kugubwa neza kandi ugire ibihe byiza. Patrick ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rifite inkomoko mu rurimi rw'ikilatini risobanuye umunyabuntu cyangwa se a nobleman mu rurimi rw'icyongereza. Patrick agaragara nk'umutesi, akunda kuririmba kandi akunda kwambara neza cyangwa se kurimba. Patrick ni umuntu ukunda gusabana n'abantu bose uko baba bameze kose. Patrick ni umunyamahoro wikundira ibintu bikozwe neza kandi akabyishimira. Patrick kandi ni umuhungu w'igikundiro, abakobwa bose baba bifuza gukundana nawe. Iyo akiri umwana, Patrick usanga yikunda cyane ku buryo nta kimuvaho. Patrick iyo yiyemeje gufasha umuntu, ibyo byose arabyibagirwa akiyegurira uwo muntu ngo uba ukeneye ubufasha. Patrick kandi ibintu bye byose biba birimo umucyo, mbese biba bikozwe neza kandi n'utuntu duto abandi batitaho badutindaho cyane. Patrick iyo arakaye ngo ntavuga, yongera kuvuga umujinya warangiye. Yita ku muryango we cyane kandi ibyo akorera abandi aba yumva nawe babimukorera. Patrick iyo ahawe inshingano azikora neza, ariko ashobora kugira amakimbirane n'abo bakorana kuko aba yifuza ko babikora nk'uko yabikoze. Uyu ari Patrick twagarutseho uyu munsi, turabashimiye ko mwabanye natwe. Mukomeze mubane natwe aho hasi mukanda subscribe kugira ngo mujye mukomeza muri kumwe natwe ibihe bitandukanye. Mwakoze, mukomeze kugira ibihe byiza kandi mugubwe neza.